amaraso yawe mukiza niyo yonyine yoza abanduye twarawo gupfa aduha ubuzima niyo mpamvu turirimba Hoziyana. Amaraso yawe mukiza niyo yonyine yoza abanduye twarawo gupfa aduha ubuzima niyo mpamvu turirimba Hoziyana. Nduwagaciro nacunguwe n'uwagaciro uruwagaciro wacunguwe n'uwagaciro turabagaciro twacunguwe n'uwagaciro amaraso ya Yesu yagize umumaro yadutuye imitwaro yaduhetamishaga. Abamarayika habuze uwacungura umuntu mu bizima bine habura uwacungura umuntu mu bakerubi ndetse n'abaserafi habuze uwakwitangira umuntu ariko Yesu yiyambura icyubahiro cye arababazwa kugira ngo tubeho. Mu bamarayika habuze uwacungura umuntu mu bizima bine habura uwacungura umuntu mu bakerubi ndetse n'abaserafi habuze uwakwitangira umuntu ariko Yesu yiyambura icyubahiro cye arababazwa kugira ngo tubeho. Nduwagaciro nacunguwe n'uwagaciro uruwagaciro wacunguwe n'uwagaciro turabagaciro twacunguwe n'uwagaciro amaraso ya Yesu yagize umumaro yadutuye imitwaro yaduhetamishaga. Amaraso y'intama ntiyari kuducungura inuma z'intungura ntizari kuducungura intsinzi twayiboneye i Gologota ku musaraba Yesu avuze ati birarangiye imbabazi ziba zirabonetse umwenda warukingirije ahera watabutsemo kabiri ngo nawe wigerereyo. Amaraso y'intama ntiyari kuducungura inuma z'intungura ntizari kuducungura intsinzi twayiboneye i Gologota ku musaraba Yesu avuze ati birarangiye imbabazi ziba zirabonetse umwenda warukingirije ahera watabutsemo kabiri ngo nawe wigerereyo umwenda warukingirije ahera watabutsemo kabiri ngo natwe twigerereyo. Nduwagaciro nacunguwe n'uwagaciro
uw'agaciro, uri uw'agaciro, wacunguwe n'uw'agaciro, turab'agaciro, twacunguwe n'uw'agaciro, amaraso ya Yesu yagize umumaro, yadutuye imitwaro, yaduhetamishaga. Uw'agaciro, nacunguwe n'uw'agaciro, uri uw'agaciro, wacunguwe n'uw'agaciro, turab'agaciro, twacunguwe n'uw'agaciro, amaraso ya Yesu yagize umumaro, yadutuye imitwaro, yaduhetamishaga.